urampamagara umbwira ko nshaka ngo tuzabonane tuvugane ndavuga rero byose uriya muvandimwe arashaka reka shaka akanya tuzahure tuganire numve icyo nshakira wanshakira iki ariko ubwo niba natekereje ngo ube wakibwira oya erega nubwo uri umusaza agenda gukora ndabizi ko nkunda rero cya gikecuru kirashaje kihe nta gikecuru ngo ni igikuru cyanjye nubwo ari igikuru cyanjye ko kirashaje uriya mudamu wanjye se kiriya gikecuru nyine noneho uno se wundi wakirukanye tukibanira ko ugenda nzagusazisha neza ese we urabona yarabaye iki cyane akareka n'ikintu akikwitaho mbese ubona n'igihari muri make n'igihari kunyitaho cyane aho nta kinyitaho bitewe n'intege nkeya z'abukora agezemo ese wanyitwariye ariko si gato bimuhore oya nyitwara jya unyihe rukundo muzajye nzagusazisha neza wowe twamuganisha ese aha yajya se haratureba ku muzehe rwose twese turi ba nyina w'imfubyi na ba se w'abapfakazi ariko uzi ko ibyo ntabwo turi yesu bimazemo igihe kirekire noneho ese si uko twahoze tubiganira ariko mbamo n'utanga igisubizo gihamye kagiye mfite gahunda impamvu ni ukubera ko tumaze igihe kirekire tutabonana ariko rero noneho kuva numvise icyifuzo cyawe ntabwo ari kibi pe urumva nyumva se ntabwo ari kibi ariko twakagombye kureba ikosa yaba afite twaba tuzi amakosa uriya mukecuru afite ni menshi ariko ubanza rero uriya mukecuru ubundi buriya no mu buriri arahindukira wibyibaza ujya kure uriya mukecuru ikintu kigishoboye koko ni buke buke akacyashaje cyashaje rwose uzanyijyanire njyewe ndi umwana muto urabibona bariya bana batatu mfite ntabwo ari benshi ariko ikibazo twebwe turiho dukura nk'uko nshobora kubyemera nkakujyana ejo ugasanga ruranci inyuma muriho muramvugiraho igifaransa urabizi sinisi njyewe muze uko nugukunda ngenda gukunda kandi njyewe nta nubwo nkunda umuntu nkunda amafaranga kandi urayafite nzagusha inyuma sinajya gushaka iki ya mafaranga se naramuka abuze amafaranga azabura nawe usaza rega kandi nanjye nzayasigasira ntabwo nzatuma aramutse ahombye ntarasaza se ahubwo aramutse ahombye nanjye naba nabuze ubwenge kuko njyewe ubwenge mfite ntabwo nakwemera ko aya mafaranga ava muri wa rugo wayakoresha ku buryo yakunguka cyane ntabwo nakwemera ko ava muri wa rugo turebera icyo kigo cyicaye nta kintu cyagufasha ni ukwirirwa ntikivaho kiri ese ni ibicyoya reka rumwere buri munsi ku cyumweru urabona ubimbwiye nanjye bisa n'ibintu gusa ndumva ayo magambo mbwiye ari meza pe numva se ni meza rwose pe ariko ikindi cyumweru cyo kwitegura ikindi cyumweru tuzahurire hano kwa Banzuyame wokesha akaburushete wokesha agatoki twicare hasi dusase inzobe kuko nanjye icyo nkeneye ibintu tubishyira ku murongo icyo nkeneye nanjye ni bimpesha agaciro gutyo nanjye nkagira agaciro nyine nanjye nkazasoza mfite imbaraga nanjye ndahari sibyo ndahari ku bwawe ngo nkusubizemo imbaraga nazajya ngusohokana nkakujyana ahantu ariya mafaranga urumva nazajya ngusohokana nkakujyana ahantu nambara kukugeza ahantu abantu bagatangara bakavuga ati ni umusaza rwose yibitseho imari none se cya giciro wagisohokana ukajyana ahantu ni ukuri bakuvugiriza ibyo wajyanye cya gikecuru tujyanye nk'ahantu kabyina tukajya kubyina ntibakuntwara muzajyana ntabwo bakuntwara ni ngenda gukunda kandi ufite n'amafaranga kandi none bakuntwara bakurusha iki ataha nikoreye abantu bakurusha amafaranga ni bake ataha ndirira mu myotsi nka bakama oya nta muzakuntwara ariko ngenda gukunda rero reka tubyigeho iki cyumweru cyose uko ufata ingamba y'uburyo twazabanamo nanjye mfata ingamba noneho tuzahurira hano kwa Banzuyame rwose pe ku cyumweru saa 8 tubiganeho neza dusase inzobe yego uburyo nawe uzahemukira undi nibyo uko jya imyaka agezemo ni imyaka yo kubaho ntashaka ibintu bingerageza ntashaka ibintu bintesha igihe nisengera Imana nibereye mu Mana kandi rwose nta kibazo mpura nacyo cy'uwo twashaka rwose nta kibazo nzaguteza nzakubaha nushaka nzajya nanakoza kunyoza dore n'ubundi gukora massage haraho ntigeraga nzajya nkukandakanda ibintu byose nzabikora mu gihe massage n'uyu mugongo se uzasibire gusa ahubwo uzamenya ko ari wowe n'umugongo uzawumasa ku buryo uhinduka icyuma urutare noneho rero ndumva gahunda yawe tuzagumya tubivuganeho kuri telefone zawe ndazifite ejo bundi warampamagaye nzishyiramo noneho
cyangwa wongera usange oya ndazifite ziriya 0 iyi ni isura ni ukuvuga ngo rero ku cyumweru tuzahure nzaba ndi muri modo nawe uri mu yindi ariko nyine mva muze nko kuwa gatanu mva tuzahora ku cyumweru uzafate kuri nimero yanjye ushyireho nk'ibihumbi 100 sibyo kuri telefone nzabanze njye muri salon nongere nkoresha umusatsi neza ukoreshwa n'ibihumbi 100 none se wama none 100 ubwo ni makeya ubwo nyine ndacyaciritse kuko tutarabana neza ibintu bijya mu buryo ose muzeho kandi amafaranga ko yafite icyo mfarira n'abasaza umusatsi wawe ukora kangahe mu kwezi kibura 2 mu kwezi 200 ukabaragiye reka ajya kuzaba umugore w'umukire umusaza ni umusaza ariko umukire rero ngomba kugira ngo tuzahure reka tubirangirizaho ntacyo ku cyumweru saa 8 hano kwa banzu yame tayari tuzahure byose tuzabikira ariko amafaranga uzaba wayanyohereje kugira ngo nzaze nsa neza tuzabivugana kuwa kane nzaguhamagara cyangwa uzanyihamagarire ntacyo nzana kwibutsa n'ikindi kibazo sawa rero urakoze sawa kandi rwose icyifuzo reka dusezerane gihaye agaciro sibyo